Legio Maria, igitabo gisobanura Legio ya Mariya, gukomeza, umutwe wa 14, Presidium, nk'uko ingabo ziteganya ejo hazaza zishyiraho amatorero y'abasore, Presidium nayo igomba guheka Presidium y'abato, iyo Presidium y'abato ikagira perezida n'umwungirije bavuye muri Presidium bahetse. Abo bakuru bagomba gutorwa bamaze kugenzurwa neza, kuko kuyobora Presidium y'abato bitashoborwa na bose. Uwo murimo bakorera Presidium y'abato ujya mu mwanya w'uwo bari guhabwa muri Presidium yabo. Nibo bahagararira Presidium y'abato muri kuriya y'abakuru, cyangwa muri kuriya y'abato igihe ihari. Umwanditsi n'umubitsi bagomba kuba ari abato, bityo bakaboneraho kwimenyereza hakiri kare inshingano zo kuyobora. Abato ntibashobora kujya mu nama ya kuriya y'abakuru. Imirasire y'izuba ni myinshi, ariko urumuri rukaba rumwe. Amashami y'igiti nayo aba menshi, ariko igihimba kikaba kimwe gifashwe n'imizi itajegajega. Mutagatifu Cyprien de l'Unitate Ecclesiae, umutwe wa 15, isezerano ry'umurejiyo. Roho Mutagatifu, njyewe amazina y'usezerana, ubu ndashaka kwinjira muri Legio ya Mariya, ariko nzi neza ko ntacyo nshobora gukora gitunganye ku bwanjye. Nagusaba ngo umanukire mu mazu unyuzure, nagusaba ngo umanukire mu mazi unyuzure, kugira ngo udukorwa twanjye dukomezwe n'imbaraga zawe, udukoresha ikikunogeye. Zikandi ko ari wowe washatse kurema isi bundi bushya muri Yezu Kristu, ubigiriye muri Bikira Mariya. Ziko tudashobora kukumenya no kugukunda tudafashijwe n'uwo mubyeyi, kandi ko ibyiza byose uduha inema zose, imigenzo myiza byose niwe binyuraho, nawe akabishyikiriza uwo yishakiye igihe ashatse, kandi ku rugero yishakiye n'uburyo ashaka. Kandi ndabona ko ibanga ryo kurangiza umurimo wa Legio ku buryo bunonosoye ari ukwifatanya n'uwo mubyeyi wakunyuze. Nicyo gitumye mfashe ibendera rya Legio mu ntoki, ryo ritwibutsa ko ukuri, ryo ritwibutsa uko kuri, kandi nkaba mpagaze imbere yawe nk'umusirikare ukubitiyeho no kuba umwana wa Mariya. Nkaba kandi ntangaza ko mwiyeguriye rwose, we mubyeyi wa roho yanjye. Umutima we n'uwanjye ubaye umwe, umutima we n'uwanjye ubaye umwe. Maze yongera asubire muri aya magambo ya kera yakure kuri uwo mutima agira ati: dore ndi umuja wa Nyagasani, ongera umukoresha ibintu by'agatangaza.